Kazungu mu rukiko yavuze uburyo yatangiye kwica. Kazungu yabwiye urukiko ko mbere yo kwinjira mu bikorwa byo kwica yari yaratangiye ishuri rifasha abana bo mu murenge wa Remera muri 2009 bari bafite ibibazo by'ubupfubyi. Muri 2016 byarahagaze kubera kubura ibyangombwa n'ubushobozi bwo kuzuza ibisabwa. Yahise yerekeza mu gushabika muri Kenya biranga, aho yacuruzaga rikeri azijyana muri Uganda. Muri 2018 ngo abagande bamwambuye ibihumbi 120 by'amadolari y'Amerika n'ibicuruzwa yaragejeje ku mupaka, atangira kugorwa n'ubuzima. Yavuze ko kubera ubukene bwamuriye ubuzima bugakomera, bigeraho muri 2021 yahamagaye inshuti ye akayambura, akagira ubwoba ko izamurega. Yemeza ko muri 2022 aribwo yatangiye kwica abantu mu buryo bukomeye no kubambura, ariko ngo yabicaga kuko yatinyaga ingaruka z'ibikorwa abakorera. Ubushinjacyaha bwongeye kugaragaza ko ibyo bikorwa yabikoraga azi ubwenge, nta biyobyabwenge yakoreshaga, kandi nawe abyemera akivugira ko nta biyobyabwenge yakoreshaga. Bityo ubushinjacyaha bwemeje ko Kazungu atagomba kugabanyirizwa ibihano, cyane ko ibyo yakoraga yabikoraga abishaka ndetse atigeze ahatirwa kubikora. Ibyo byose nta kiyobyabwenge kigeze kibimufashamo.